Urutare rwa Rwakomba ubundi ruzwi nk'urutare rwa Ngarama. Umuntu wese iyo yumvishe izina Ngarama ahita atekereza kuri cya gitekerezo cya Ngarama na Saruhara rwa Nkomokomo, umwami w'ibishwi n'ibisiga. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa ku rutare rwa Ngarama bakunze kwita ibare rya Ngarama. Urutare cyangwa se ibare rya Ngarama riherereye mu murenge wa Ngarama, akarere ka Gatsibo, mu ntara y'Iburasirazuba. Ni mu birometero bikabakaba 20 uvuye ahitwa mu byapa bya Ngarama ku muhanda Kigali Nyagatare. Ukigera mu gasantere ka Ngarama uba witegeye neza uru rutare runini rukabakaba hegitari 3. Urwo rutare rufite amateka cyane, dore ko urutambagiye ahabona ikirenge cy'umwami Ruganzu Ndori, iriba ry'imbwa ze ndetse n'ingoma iri ku rutare uhonda hibuye bikavuga nk'ingoma. Ibi bimenyetso bigaragaza koko ubwenge n'ubuhangange bw'uwo mwami Ruganzu Ndori nk'uko bivugwa mu mateka. Iyo uhageze kuri urwo rutare uba witegeye udusozi twa Kimbugu, Kigasha, Kibare na Mpangare ya Gitinda ndetse n'umusozi wa Gatsibo k'Imitoma witiriwe akarere ka Gatsibo mu mateka, havugwa nk'aho umwami Ruganzu Ndori twavuze haruguru yimikiwe avuye Karagwe kwa Karemera ya Ruhinda, uba ari umutware waho aho yari yarahungiye. Ruganzu ya Ndahiro Cyamatare rero abavandimwe yimye ingoma, ayimye abavandimwe baramurwanya, bamurwanyije bitabaza Abashinwa Nyabungo kuko yarazi ko ari abanzi b'u Rwanda. Akaba rero n'undi mwami wo mu Bugara, Ganzira ya Muramira, jya wumva nawe yifatanya n'Abashi. Ese wa Ruganzu mu bwenge bwe abonye ko baramutse bamwishe n'umuryango we bose bawutwara bawumaraho, kubera yuko abami ba kera bagiranaga ubucuti, imibano myiza n'andi mahanga yari abakikije. U Rwanda rwafite umubano mwiza na Karagwe. Ndahiro rero Cyamatare yari yarabashyingiye umukobwa witwa Nyabunyana. Agira igitekerezo cyo kugira ati mfite umwana wanjye witwa Ndori kandi ntamuhungisha, baramwica. Aramuhungisha mu miko y'abakobwa, ujye wumva mu miko y'abakobwa. Yego. Wamutse Kibirira. Aho ngaho n'ingabo z'umwami w'Ubunyamwuga witwaga Nsibura. Niwe wafatanyije n'umwami w'Ubugara, urumva batsibura kuko umwami Ndahiro Cyamatare n'umugabekazi nyina wa Ruganzu, nyina wa Ndori. Mbese umuryango we wose baramaraho. Ubwo ngubwo u Rwanda rusigara mu maboko ya bene se wa Ruganzu. Ariko umwami akaba yari afite abatoni be, Abaryankunda. Abaryankunda ni abantu bemeye kunambira umuntu pe. Noneho muri abo bari bahuje ko uyu muntu abituvuga nibyo nibyiza, mumureke aduha akanya ariko ibyo avuga nibyo. Yego. Noneho muri abo Baryankunda ndi akabamo uwitwa Kavuna. Uwo nguwo rero niwe wari intumwa yemewe y'ukuri y'umwami.
umwami yari yaragiye mvumva yari yaratabaye nyine bari baramwishe ariko harya nkuna rero bagakurikirana amateka yuko ingoma ibyo ari byo byose izagaruka ubu yari yarabaye kajaga yavuga ngo u Rwanda rwabaye nze ngo ko u Rwanda rwari hanze rwari rutakiriho imyaka 11 yose abanyarwanda barafashwe bunyago ubwo rero uwo muntu Kavuna niwe wajyaga wenyine ikaragwe kureba Ruganzu kumuha amateka yose Ruganzu yakoze rero ayo mateka yose y'u Rwanda yazi Kavuna wayamushyiraga biza kugera rero ubwami none bugomba kujya mu maboko yandi ya Ruganzu yamaze gukura yarabunze kubunda muziki aryo kubunda mu buhunzi yari impunzi mbese yagarutse nk'uko inkotanyi zagarutse araza noneho cyo kigashaka hakaba hari abene wabo bashatse kujya kumwica ariko kugira ngo Nyabunyana yakire intumwa ivuye i Rwanda ari ibanga yabangaga kumubaza ibyo bangura arize kugira ngo ko ari we ko ari uwo intumwa y'abaryakunda yaramubazaga kuje murashaka Ndori uramuzi hehe umuzi uti sibwa ngubwo wowe uje umubaririza wowe uranzi ubwo uranzi kwako duherukanira hehe niba unzi duherukana ryari unzi hehe ryari ibanga rizwi nande Kavuna wenyine wari urizi kuburyo wagiyeyo ashaka Ndori ngo amwice Nyabunyana aramukubita iryo banga amukubita umutego ati ngaho mbwira rero ibanga duherukanira hehe unzi hehe urumva rero arayoberwa nyine ntabwo iryo banga ararize ryari ngira umuntu uzaza avuga abaza ati uwo nzabaza ntiduherukanira hehe tuziranye hehe akansubiza uwo nguwo azaba ari we azaba ari intumwa koko azaba ari intumwa y'abaryankunda ubwo rero iryo banga ryari irihe uzaza ambwira ati duherukana twicaranye ku rutare rushashe neza nibyo duherukana twicaranye ku rutare rushashe neza ubwo urumva rutare rurisha ubwo nuru Rwangara abwirwa benshi akumva bene nibyo ubwo rukamukubita hasi kikawe ihurizo ari kamukubita hasi rwose byose nibyo kabaratsinzwe noneho rero igihe kirageze Ruganzu atoye ingabo abasore rwose urubyiruko mpamwe mbese nk'uko inkotanyi zaje bati ubu ngubu turarugambiriye tugiye gutera turateye
tujye kugaruza u Rwanda rwacu pe. ubwo ja uzambaye zakweka inzira Ruganzu yaje kuva avuye Karagwe kugera hano. ubwo ni kuvuga niki? nukuvuga ko n'ukuntu yagiyeyo nuko bamujyanyeyo nawe yahuriye na Nyabunyana Nyirasenge abwirwa benshi akumva bene. nibwo rero Ruganzu aremye umutwe w'ingabo bita murabuzi. wa mutwe murabuzi? wowe urawuzi? urawuzi ibisumizi? umukambwe urambwira ngo wize amateka. bose ni mutawize amateka kenye bitarabyize nayo Rwanda nayo asanga twari twasohotse. mwari mwakere mukunda gusiba amasomo nyine nuko. noneho rero ubwo rero ibisumizi biraza Kavuna bamutumye batunguye ibintu ni munangi hano ibintu ni munangi muzi bya aricyo. ibintu ni byiza kiza ni tayari bimeze neza. ugomba kujya kwima ingoma gufata garura u Rwanda rwose. Nyagasana rero sha noneho ariko hakaba hari ibanga ko Kavuna atazagaruka mu Rwanda. ntabwo azagaruka mu Rwanda. noneho baraza bambuka Akagera. bambutse Akagera umwami arambuka n'ibisumizi bye abwira atanga irindi bagati uriya ubwo nta rwirirwamo aruraramo. ubwo noneho Kavuna aba yaravunitse nyine ariko ntabwo yabonye ingoma ya Ruganzu. nta simburangingo. niyo mpamvu bavuga yuko yaruhiye uwa Kavuna. mbese wavuga ngo yaruhijwe n'ubusa ariko ntabwo ari ubusa, yaruhijwe n'ibanga ry'igihugu. ati karuhuwa bazi amateka maremare bwo nyine ibitabo byandikwa. zakubwira n'imi igitabo ndimo kwandika zakikubwira birimo byose. nuko rero Ruganzu araza bakaba barateganyije yuko azima ingoma akayimira hehe Igatsibo cy'Imitoba. dawo hejuru hariya iki giti kiradukingire yawe Gatsibo cy'Imitoma hariya hitwa mu rya Ruganzu. hejuru hariya mbona munara hariya hitwa mu rya Ruganzu. mu rya Ruganzu uri mu rya ryo ni iki icumbi yarahabaye tongo rye. uriya musozi wose wa Gatsibo ni Bwana. ukamanuka ukagera ahantu bita Nyamuduha ukajya hirya mu Gatoma. hariya hari amateka menshi. hariya rero ubwo ngubwo hari mu Ndorwa ntabwo hari mu Rwanda. aha turi hari mu Ndorwa. uriya munara muremure uranyumva uri ku nzu y'umwana hari mu Ndorwa. iwo yimiye ariko kuba ntawamukomye ntawagize gute nuko hari ibanga. Ndorwa nayo yari iya Gihanga. tukayifata yari iya Gihanga. ubwo rero mu giharuguru hariya hejuru muzaze kumva marabwirwa amateka ya Gihanga. turatangira nuko rero arimye hari Gatsibo. umugabe nyina yarashaje yaguye mu miko y'abakobwa muri za Kibirigi. urumva noneho rero abaryankuna bakaba barateganyije uzamusimbura witwa nde abiza wa wundi biza amateka
ninde yari yagiye mwihoro Nyiraruganzu wa mbere ninde Nyirarumaga Nyirandore sha niwe mugabikazi wa nyina Ruganzu zigeze byose Ruganzu ziza ni uvugirizwe ingoma hano n'ingabo se ingoma se urabyumva uwo ni Ruganzu Ndori rero amateka ya Ruganzu ko yakoze ibyo yagize byose urumva ko ntabikubwira nga tujya kwereka umwari aho yarasiraga. Urutare rwa Ngarama ruri mu bintu nyaburanga ubona bikeneye kwitabwaho nk'uko uhasanga abasore n'inkumi cyane cyane abanyeshuri b'ibigo bihaturiye nka APM Ngarama na Kobanga Collège Baptiste de Ngarama ndetse n'abandi baba bashaka gutsindagira urukundo rwabo. Iyo uri kuri uru rutare kandi uba witegeye imisozi itandukanye dore ko Muzehe Kazare agaragaza ko Ruganzu yarwanye ashaka komeka Ndorwa ku Rwanda. Fora wakavuna umuheto fora sha taza narazi umuheto wanjye wakavuna fora do arafora yerekeza hakurya aragera ukuntu azaza iriya Ndorwa yose izagaruka mu Rwanda. Urumva rero do kurwana ikubagaho urakize yego robye ruko twato raweni mu twibumbe mu mahina mabi tuzarwani kubaho haje uranyumva mu mahina mabi tuzarwani kubagaho tudasubira inyuma twapfukamisha fore urabona twari kubagaho mu mahina mabi tuzarwani kubagaho cyane n'abambaraga uruhu mu mahina mabi sha tuzarwani kubagaho Kitatiro cya Mutabazi to kibi icyo bisobanura cyomana aha rero ingabo zayo sanga barasoza zirwane n'uriya mwami uri hariya gihuza Ndorwa wo kwagahaya zatsinda icyo gihe mwaze mubaza amateka y'Agatsibo Ndabarasa yari atuye i Gatsibo umwami Ndabarasa ariko umwami wa mbere warabanje kwatura Igihanga hariya hitwa Igihanga n'inzira banyuze n'ugenda uvuye ahantu bita Nyabwishongwezi cyangwa se uvuye Miramahiri aho inkotanyi zanyuze bita Miramahiri uzagera Nyamwishongwezi uzagera Nyarurema ujye Gihanga uzamuka ujye Gatsibo ukomeze Nyarukoni Nyagahanga ukomeze ugende ujye Humura na Remera ukomeze ugende ahangaha bita Nyamudwa hirya hariya naho bita mu bami b'imishumi ahangaha rero inzira yose ni ibwami kubera yuko abami ni mateka maremare hamwe n'abandi turi kumwe turimo kwandika igitabo akarere kose ka Gatsibo mu mateka y'u Rwanda. Uru rutare kandi niho hitwa ku Karubanda nk'uko bigaragazwa mu mateka, ariko ubundi kuvuga ku Karubanda nuko ariho umwami Ruganzu Ndori nyine yicaraga mu gitondo akahacira imanza ndetse hagatangirwa n'andi mabwiriza. Nyamususi wariwe amateka maremare, ariko hariya niho
hambere umwami wa mbere w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyabaye umwana wa Gihanga witwa Kanyarwanda niwe yaraze u Rwanda nanjye numva bari batatu ndamura Kanyandorwa amuraga iyi Ndorwa si byose Kanyabugesera amuraga mu Bugesera mu Rwanda rero ni hariya niho rwavukiye niho ndi umunyarwanda yavukiye mbere ntabwo u Rwanda rwari ntirwari ruriho niho ururimi rw'ikinyarwanda rwavukiye iyo ari hari Gatsibo niho ureba umujyi avuga n'ibyo Gatsibo y'imitoma kuko ari imitoma yego nibyo imitoma nuvuga ko niho kutoma kutoma impangu ni ukwambika ikamba ni ukwimika ni igihimba kuko hano hari mu gihimba n'intangore urashimiye nanjye urumva kutoma impangu kwambika ikamba kwimika niho rero Gihanga yimikiye abana batatu w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda Kanyarwanda numva ngo Rwanda rw'abanyarwanda Rwanda rwatubyaye Rwanda rwa Gihanga ihari Gatsibo cy'Imitoma aho uyu mwami wa mbere yimikiwe yatangarijwe kuri Ruganzu niho Nangamadumbu muzi icyo aricyo ingoma ya Ruganzu yamwimitse Nangamakimbirane njya ku mwami tenyine ari amakimbirane bagiye bapi hari Gatsibo izakurwa nihe izakurwa na Karinga nayo niyo ni Ruganzu uzayibajisha Nyabunyana gambe Nyirarumaga hari Gatsibo hari amazina yose hari Kanyirandora aho umugabekazi yari atuye amazina hari umusazi wabite Kamutabazi umutabazi Ruganzu watabaye u Rwanda urumva nuko kitatira cya Mutabazi amazina rero ayose ni Gatsibo ateka Gatsibo ni maremare manini cyane icyo gitabo turimo kwandika izindi mpuguke turimo no kwandika amateka y'ubukerarugendo mu karere ka Gatsibo kose ndetse kubera iki mu ntara y'Umutara mu ntara y'Iburasirazuba yose kuko iyo ntara niyo bibitse niyo pfundo ry'u Rwanda ubundi urutare rwakagwiswe wagira ikibazo cyiza cyane ku mateka ntabwo ari Rwangarama ni urutare rwa Rwakomba yari umwiru w'abari abami bo mu Ndarwa uko agahaye igihe rero Ndabarasa yarwanaga nabo abatsinze urumva abasinze uze kugira ngo utsinde igihugu utwara ingoma yacyo ariko iyo ngoma ntabwo bashoboye kwibona nubwo batsinze bwose agaruka hakabaho u Rwanda umwiru wayo witwaga Rwakomba yarabuze n'ubu ntibaramubona yarishe pe ntabwo yigeze bamufata oya amaze kwihisha ako kanya ntibamubonye ariko nyuma bakomeje kumushakisha baza kumubona
Rwakomba bamubonye bamutwikira hano. Rwakomba ingoma batabonye, ingoma niyo batabonye, ariko umwiru wayo baramubonye. Babonye umwiru wayo witwa Rwakomba. Mujya mwumva urutare rwa Kamegeri, baratwikiyeho Kamegeri. Hirya mu Ruhango. Aha naho rero ni ku rutare rwa Rwakomba werye niho batwikiye, ndabarasa ingabo za ndabazatwikiye umwiru w'ingoma Murorwa y'ibwami bwa Gahaya. Ariko ingoma yo ntago n'ubu ntibarayibona. Turacyayishakisha kandi tuzayibona. Kwita rero Rwangarama hano hari igisiga, mu by'ukuri hano hari ku Karubanda. Karubanda muze hariho. Oya Karubanda k'ibwami. Oya. Ntabwo nza Karubanda k'ibwami. Akada. Umwami kumwaruro we. Abagara ahantu hanini abantu baje mu manza kuregera umwami. Babaga bateraniye none akaza buri gitondo nabwo umwami yashobora gufungura kugira icyanywa atarakimanza. Hano rero hari ku Karubanda kabariya niho mwami yabasangaga wa. Kakongera kakaba Karubanda k'umwami bigatsibo. Abaye Gatsibo ni hari abajyanye amaturo, ni hari abanyira abajya. Bakaza rero bakagandagaza hano. Bakabaga amahene, bakabaga amaka. Urumva baba bagiye habara amayezi n'iki. None ibisiga rero bikaza kwarira kuhamburira abantu. Abantu bakabitinya cyane. Kire nibwo hajyemo umugabo agenda abwira umwami ati mwami rwose kiriya gisiga kikubuza guturwa gibe nzakica. Kiriya gisiga ko gikomeye cyane. Ngarama na Saruhara baraza agarama kuri urutare bisha inka, yorosa uruhu rw'inka hose warasiga amaraso. Igisiga kiraza cya Nyamarumbu. Babyita igisiga Nyamarumbu kinini cyane. Kiraza n'ikinwa cyacyo kirareba n'ikijisho cyacyo kikarunguruka kure kigira ngo umupfu wapfuye. Cyarunguruka kikababwa. Uriya mupfu wapfaye agahiri n'agahinda. Ufite agahiri. Tewe nagenze hose, nagiye Bunyabungo ntabwo naragera, ariko uriya mupfu ntabona muriye kigasubirayo. Ariko cyareba rero icyo gihugu kitukira aho ngaho n'amaraso namuriye. Igisiga kigeze aho ngaho bitwasa kigeze kirabwita uriya mupfu nk'uburi naramuriye, uriya nawe ndamuriye. Kiraza rero kujya kumena ijisho. Ubwo Ngarama akaba yagaramanye n'agahiri arakijyojya ku kimwe agikubita kigira hirya kirababara. Kirajya kiragaruka, kigarutse noneho aragihwanya. Cyagisigara cyerega kiza kubuza abantu guturwa. Ari bari abo hakurya, abami hakurya, arabi Gatsibo bose barayoboka. Uwo mugabo rero abikirangirije yitwa Ngarama na Saruhara. BTN TV yihaye intego yo kuzajya izenguruka igihugu ikabagezaho ibyiza nyaburanga bigitatse, ndetse n'ahagiye hatereranwa ubona ko hakabaye habyazwa umusaruro mu bijyanye n'ubukerarugendo ndetse no kumenya amateka yimbitse y'u Rwanda. Mu karere ka Gatsibo, yewe ku musozi wa Gatsibo k'Imitoma, ku nzu y'umwami Ruganzu Ndori. Ndimana Irankunda Jean Paul.